Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bakundwa nshuti abakurikira ibi biganiro bya Saveur Divine. Ndabaramukije, amahoro ya Yesu Kristo nabane namwe. Izina rya Yesu nirishyirwe hejuru. Tuzamuye icyubahiro cya Yesu mu gutangira kino cyumweru cyacu. Reka rero tubanze dusenge dushima Imana yabanye natwe mu minsi yatambutse, kandi tunayiragiza kugira ngo igumane natwe muri iki cyumweru kigiye gutangira. Haleluya, haleluya. Mana turagushimiye cyane, Uwera wa Isirayeli, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka na Yakobo, Mana yacu twese abakwizeye, turagushimiye cyane. Ngushimiye urukundo rwawe rwabanye natwe mu minsi yatambutse. Gushimiye uburyo wabanye natwe mu cyumweru cyose gishize, tukaba dutangiye ikindi cyumweru. Warakoze Mana, warakoze kuko wabanye natwe. Nabonye uburinzi bwawe ku buzima bwanjye, nabonye uburinzi bwawe kuri bene data bose bakomeje gukurikira ibi biganiro. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Rero turakomeza tugushimira. Ndagushimira yuko uri Imana nziza, ndagushimira yuko utwitayeho. Ijambo ryawe ryo muri Yeremiya 29:11 yarambwiye ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Ko kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga nanjye nzabumvira, muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Haleluya. Ndakwinginze Mana kugira ngo umuntu wese uzumva aya magambo tugiye gusangira muri ibi biganiro bizamutera inyota yo kugushaka kurushaho, bizamutera inyota yo gushaka kumenyana nawe, gukundana nawe, kugendana nawe, inyota yo kwihana, inyota yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwe. Urakoze Papa, turagushimiye kuko ibyo wifuza kutugirira muri iki cyumweru ari ibyiza gusa. Tukuzamura icyubahiro, tukuragije ibiri imbere, ibyo tuzakora byose uzabane natwe nk'Imana, ugendane natwe. Haleluya. Icyubahiro nikikugarukire, ntaba ari njyewe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Amen, amen. Nshuti bakundwa rero, ikaze nanone mu biganiro byacu bya Saveur Divine. Nshimiye Imana kuko icyumweru cyatambutse ibyo twashoboye kubagezaho. Ndabashimira mwebwe mwese abashyigikira uyu muhamagaro mwiza w'ivugabutumwa Imana yanyujije muri njyewe, ikaza kuryagura izana n'abandi bakozi b'Imana dukorana uyu murimo. Nk'uko nabibabwiye, turi kugenda twegera impera z'uyu mwaka. Saveur Divine ni ministere Imana yashyize ku mutima wanjye, hanyuma uwo muhamagaro watangiye muri 2014. Imana igenda iwagura muri njyewe, ariko ivugabutumwa nyirizina naritangiye ku itariki ya mbere z'ukwa mbere muri 2020. Bivuga ngo turi kugenda twegera imyaka 5 y'iki gikorwa. Imana ishimwe. Rero nshimiye Imana uburyo ibanye nanjye muri uyu murimo,
uburyo ihagararanye natwe twese ekipe ya Saveur Divine. Ndasabira umugisha mwinshi bene data batanga ibiganiro babasangiza ubutumwa bwiza, haba mu rurimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi, haba mu cyongereza, haba no mu gifaransa. Imana yatanze abakozi bayo, indimi zose nizikomeze zature ko Yesu Kristo ari umwami. Haleluya! Ndashimira Yesu kubw'impano yatanze muri Saveur Divine. Haleluya! Hanyuma iki cyumweru mu gutangira uyu munsi wo kuwa mbere n'iki cyumweru cyiza, nkuzaniye inkuru nziza zikomeye, inkuru ebyiri. Ntabwo ari inkuru nakuye mu Gihe, ntabwo ari inkuru nakuye kuri BBC, ntabwo ari inkuru nakuye ku kinyamakuru icyo ari cyo cyose, ahubwo ni inkuru nziza tubona mu ijambo ry'Imana, Bibiliya yera. Reka rero dusome amagambo tubona mu ijambo ry'Imana abafashe. Ayo magambo yaramfashije. Ijambo rya mbere nkubwira, inkuru nziza zakadutanguriraho nivuga ngo Yesu ntiyakwibagiwe. Haleluya! Yesu ntiyakwibagiwe wowe ukurikira ibi biganiro bya Saveur Divine. Sinzi ibyo uri gucamo, birashoboka yuko waba wibwira uti ese Mana turacyari kumwe. Reka nkubwire ngo Yesu ntiyakwibagiwe. Turabisanga muri Yesaya 49:15, haranditse ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ntababarire uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko njye sinzakwibagirwa. Ngo dore naguciye mu biganza byanjye nkuca imanzi, kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka. Haleluya! Naguciye mu biganza byanjye nkuca imanzi, kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka. Imana irabajije ati mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa? Yakwibagirwa umwana yibyariye? Ni ibintu bigoye. Umudamu, umugore wose umwana aho ari hose, naho yaba yagiye ku kazi, agatima gahora gatera, yibaza uko umwana yiriwe, yibaza uko umwana ameze. Urumva umwana ukiri ku ibere, umuntu aba amufitiye igishyika cyinshi, ndetse hari igihe n'umwana ngo iyo arize, naho yaba ari kure y'umumama we, hari ukuntu Imana yabigenje, noneho sisiteme ikidekaransha ngo umwana yaba arize, umudamu yonsa umwana we, amashereka ngo akikora akazamuka. Ibyo ni ibintu Imana yaremye, kuko haba hariho konekisiyo hagati y'umubyeyi n'umwana yonsa. Bivuga ngo ni ikintu kigoranye kumwibagirwa umwana yonsa. Ariko umwana w'umuntu n'umwana w'umuntu. Higeze kubaho drame, ikintu kibabaje cyane. Umudamu hano muri Belgique yajyanye umwana, yamujyanye muri creche, atwara imodoka, agenda afite ibintu byinshi mu mutwe we, agenda afite umwana imbere inyuma mu modoka muri pusete. Arangije agenda ku kazi, umwana ntiyibagirwa kumujyana aho yari amujyanye muri creche, amusiga muri coffre. Ibyabaye ni ibintu bibabaje. Umudamu yaramwibagiwe mu modoka, aragenda ajya mu biro, arakora, noneho aza kwibuka bitinze ko yasize umwana mu modoka. Arasitaka cyane, asubira inyuma mu modoka, ubwo umwana yari yiriwemo kandi hashyushye. Ibyago byabaye nuko basanze umwana yapfuye. Bivuga ngo bishobora kubaho umudamu akibagirwa umwana, ariko Imana iratubwiye muri iri jambo ngo yo ntabwo ishobora kukwibagirwa. Ntabwo Imana yatwibagiwe. Iryo ni ijambo nkuzaniye muri iki gitondo. Imana irakubwiye ngo uko byagenda kose, njyewe ndi Imana, ntabwo ndi umuntu, sinakwibagirwa. Rero wowe wari ufite umutima uhagaze wibaza niba Imana mukiri kumwe, iri jambo ryongere rikugwe neza,
wibuke yuko Imana itakwibagirwa, ngo yaguciye nk'imanzi mu kiganza cye. Mu kiganza cy'Imana harimo izina ryawe ihora ikwibuka. Yindi nkuru nziza ngufitiye ni uko Yesu aracyakiza abarwaye, abafite ingorane z'uburwayi. Reka mbabwire ngo Yesu aracyakiza. Muri Matayo igice cya 9 umurongo wa 35 haratubwira ngo Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose yigisha mu masinagogi avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Haleluya! Ijambo ry'Imana rirambwira ngo uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari. Yesu nahinduka. Uko yakoze ibitangaza kera, uko yakijije abarwayi, uko yahagurukije ibirema, uko yahumuye impumyi, n'uyu munsi niko akiri. Yesu aracyakiza. Niyo nkuru nziza nkuzaniye yindi ya kabiri, kandi nibyo tuzaganiraho mu cyumweru cyose kije. Yesu abagirire neza. Bifurije gukomeza kuryoherwa n'ubutumwa bwiza tuzabagezaho. Muhabwe umugisha, mukomeze mwizere Imana. Abarwayi mwihangane, Imana yacu iracyakora, ntabwo yahindutse. Haleluya! Bifurije umunsi mwiza. Yesu arabakunda. Amen.